kwanza sinzi n'ikintu gikoranga ku musoro ungana nkawe ukiba hano mu rugo nabyo nakajagari harabura iki kugira ngo ugende nimba ari gushingire ikintu nakambwira ngushingira ariko komeza kukubitara imitego n'abagabo babiri mu nzi imwe nawe urenda gusoza ibyawe iki umuntu yapfa kwifata agasohoka mu nzu akagenda gutyo urabura iki ndabura iki nzagenda ariko numva nyine birindimo kugenda hako ntabwo bakuruze banduga se kubera iki ku myaka yawe ubugishaka kugumira uruhande rwa sumu mu nzu yawe gusubutane na mushiyerekana na mushiye wawe nagusuzugura ndetse mutane Yesu ubwo kintu cy'ikigabo kireshya gutyo gusa kirarika amadarubindi gusa ngo kiracyaba mu ntuza mu rugo iwawe kirandanda soni reka ejo buno mushike wawe gutanga kugenda uraho ngaho gusa n'uburebure butamaye agaciro nashaka kugira ngo mbwire yuko ngiye kuzana umugore papa ugiye kuzana iki wow murabyishimiye ugiye kuzana iki umugore aza gukora icyamse nose umugore akora iki mu rugo aza kumara iki aza kumugore yari umwe yari mama nta wundi muguzinjira muri ino nzu teka ni mushaka ko tumuherekeresha mu bamwirimbe akamusanga amagambo none se reka mbabaze ikintu cyo kuzamuza mwese muri mwese ko muranga ninde ino nzu hari n'itafari mwigeze mushyiraho kumbe nicyo cyatumye udashaka kujya muri ghetto ngo ujye kutanga Yesu kiza ari mama cyakora yakwicwa n'agahinda nta kindi nicyo gusezeranya mama siza kugira ngo ujye mu burayi uretse ntago ari uburaya shatse papa imyaka ufite niyo kujya gushaka abandi bagore undi watuvuga uretse imyaka mfite niyo kugira gute ariko brada biroroshye je ngize igitekerezo cyiza pa uwo mugore muzane rwose umuzane aze hano ariko uzajya umusangira na brada kugira ngo nyine bigende neza ariko ufite isasu mu mutwe wowe